yego murakoze mu bwa mbere tubonanye n'abaruhagarariye ku rwego guhera ku karere kugeza ku rwego rw'igihugu hamwe ubundi tujya duhura n'abahagarariye urwego rw'igihugu ndetse tukabona n'abahagarariye izi nzego mu zindi nama cyane cyane zajya nk'uko mubivuze ni ubwa mbere dushoboye guhura mu rwego rwa RIC Rwanda Inter-Religious Council hamwe kandi n'urwego tubona rufite inshingano nziza kandi nyinshi zirenze ko buri torero rikora ukwaryo ariko habaho igihe cyo guhuza ubwabo nk'abantu bafite inshingano z'iyobokamana bakaganira ku mikorere yabo bagashaka ubumwe bwabo bakagira n'uburyo buhuriweho baganira n'inzego zitandukanye kubijyanye n'ariya masomo babwiraga ubundi irategeko ryaje rite kugeza ubu ngubu ko barimo kuvuga bati nyamureka batwongere tusoze kwiga kuko itegeko ryaje muri 2018 murabizi ko muri 2018 habayeho igenzura ry'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere itandukanye bigaragara ko hari harimo imikorere itari myiza abantu bafunguraga amatorero uko babonye bakayafungura aho babonye ndetse ukabona nta bipimo byubahirizwa wareba uko abanyarwanda bakomeza gutera imbere ubona bikwiye ko bigishwa mu iyobokamana n'abantu nabo babifitiye ubushobozi habaho rero kuvugurura itegeko ryari ririho ryari itegeko ryagiye muri 2012 ryari bikwiye ko ryongera kuvugururwa tuganira nabo biri mu itegeko hanyuma mu bintu bitandukanye byinshi bivuga hazamo nyine n'icyo kuvuga ngo abayobozi b'amadini n'amatorero bakwiriye kuba bafite ubumenyi bw'iyobokamana rimwe na rimwe bivanze n'ubumenyi busanzwe ufite uwize teoloji birumvikana cyangwa uwize iyobokamana birumvikana ariko uwize ibindi uwize kaminuza isanzwe asabwa ko yagira amasomo y'iyobokamana yongeraho kugira ngo ashobore kubikora kinyamwuga kuko n'urwego narwo rushobora gukorwa kinyamwuga mu kuganira rero hasabwa gushyirwa mu itegeko igihe cyo kubihanganira itegeko ryasohotse muri 2018 ritanga igihe cy'imyaka 5 aho umuyobozi w'itorero buri torero rigiye kwiyandikisha biduha inzego zarwo uko ziteye umuyobozi w'itorero ku rwego rw'igihugu agomba kuba yarize iyobokamana cyangwa yarize ibindi agashyiraho iyobokamana ku nzego zo hasi urwego rwa nyuma rufite izindi nzego ruyobora rusabwa kuyoborwa n'umuntu wize hazamo n'ibindi bintu biri mu itegeko ubwo kubakoresha amaparuwasi ni paruwasi ariko buri rwego rw'itorero rutubwira uko ruteye iyo rufite urwego hasi rudafite izindi ruyobora urwo rudafite izindi ruyobora rushobora kuyoborwa mu rwego rw'umuryango n'ubuyobozi bwa paruwasi nk'uko wabivuze bwo busabwa kuba bwarize itorero rifite inshingano abayobozi bakagira inshingano zo kumenya bigishije niba mwibuka habayeho igihe cyo gufunga amazing grace aho umuntu yahagurutse yajya kuri televiziyo kuri radiyo arigisha atesha agaciro umugore mu gihe cyo kuganira rero ku bijyanye n'amategeko turavuga ngo ariko inshingano zibazwa radiyo na televiziyo byabajije inshingano ariko reka twibaze noneho umuntu ahagurutse akajya kwigisha abantu 1000 mu itorero bateranye uwamuhaye ijambo ni ukwiriye kubazwa inshingano kuko wa mushumba wa mupadiri niwe ugiye n'uzagaburira umukumbi nk'uko bazika uwo waje kugaburira umukumbi rero iyo ugaburiye ibidakwiye hari ubibazwa mu rwego rw'amategeko wa wundi wagaburiye ibidakwiye arabibazwa nk'umuntu ariko nk'urwego ibyo twita command responsibility wa muyobozi wa paruwasi akwiye kuba ari mu mwanya wo kumenya ko umuntu ibyo ari gukora biri butesha agaciro akabibuza kuba atanabibuza kuba akagira inshingano zo kubihana iyo bayita command responsibility ubundi mu miyoborere ibaho
uyobora kubazwa inshingano z'abayobora bakoze. Iyo mitekerereze rero niyo yazanye kuvuga ngo ariko abantu ubundi bafite ubushobozi buyobora abandi, mbere y'uko banabigisha bafite ubushobozi buyobora abandi. Kuva iryo tegeko rigiyeho muri 2018 nta torero rishya ryavutse ridafite abarihagarariye bari kuri urwo rwego. Icyo gihe cy'imyaka 5 cyahawe abari basanzwe bari mu mirimo y'itorero kugira ngo bazahuze n'igitegeko riteganya. Birumvikana imyaka 5 diplome nyinshi ziri hagati y'itatu n'ine, washatse kwiga muri icyo gihe abishoboye yarize. Ni nicyo mu by'ukuri giteganyijwe. Utarizwe ngira ngo reforms zose zirazwi, ubu imiryango ishingiye ku myemerere turayisaba kudushyikiriza aho uko ihagaze muri ibyo. Uko bazabigenza kutarize ntabwo yaba mu nshingano atemerewe kubamo. Ngira ngo ibyo biroroshye cyane. Inshingano zisabwa amashuri zubakitse nk'uko igishushanyo mbonera cyabo cyubakitse, ntabwo akwiye kuba ari muri izo nshingano. Bisobanuye ko abakozi b'Imana bashobora kuba bagiye gutakaza umugabo. Ibyo biraterwa n'imiterere y'itorero, kubera ko tutarashyikirizwa uko bihagaze ariko udafite inshingano. Ngira ngo binumvikane, ntabwo ikigambiriwe hano ni uko umuntu akora ibyo ashoboye, kuko umuntu atahaguruka ngo ajye gukora akazi atahuguriwe. N'aka ni akazi gasaba ubushobozi n'ubumenyi ku rwego kanaka bo batwihereye. Uwo muntu birashoboka ko hari urwego yajyaho, nabasobanuriye urwego rusabwa. Birashoboka ko hari urwego yajyaho rujyanye n'ubushobozi bwe. Reform niko zimera ahantu hose. Iki yarangiye muri uku kwa kera. Ariko Dr. aravuga ko kuyobora itorero cyangwa idini bisaba umuhamagaro w'Imana. Nabwo mu bifite bisaba umuhamagaro w'Imana, ariko Imana n'ibindereka ugira keretse niba kwemera kwabo kugarukira mu idini. Buri muntu kubemera muri ubwo buryo, buri muntu akwiriye kuba ari aho Imana yifuza ko agira umusaruro atanga. Imana rero nayo ntabwo ikinnye ku Banyarwanda, ntabwo ari Imana ikinnye ku Banyarwanda ihamagara gusa badafite amashuri. Ushatse ko nigisha ibyo dusoma muri Bibiliya, Yesu yagiye kubaroba arababwira ngo nzabagirira abarobyi b'abantu. Ni ukuvuga yaragiye ahera ku byo bari bashoboye, afata ibyo bashoboye arababwira ati nzabikoresha gutyo. Abantu ntibikumve ko Imana iyo ihamagaye yirengagiza ibindi byose. Iyo ihamagaye ntishobora kuguhamagara ikugire komanda mu basirikare utarabaye umusirikare. Kuki mu madini honyine ariho iguhamagara ukabyuka uko wari uryamye ukagenda gusa? Icyo abantu bagomba kukibazaho. Ariko se ubundi abo yahamagaye bahuguwe bakambara imbaraga bakeneye zo kujya mu murimo bazifite, byaba bitwaye iki? Kuko bishatse kuvuga ko wa munyarwanda twibuza muri 2050 Imana izimuka ikava mu Rwanda, kuko turifuza umunyarwanda uzaba ushoboye. None se Imana izarekera guhamagara igihe abanyarwanda bose bazaba barize? Hari abava muri izo nshingano rero byaranatangiye kandi bishobora no kuzakomeza bagahungira kuri social media, bya bindi atakora gusengera akagakora. Abo muzabagira uruhare rwari ikintu cyo kwiyongera. Ngira ngo nabyumvise ko ari kirimo kwiga uburyo bwo kwigenzura, ni nacyo gikomeye. Ngira ngo n'itangazamakuru namwe murabizi, ariko icyaha utakorera imbere y'abantu ntiwemerewe kugikorera imbere yabo kuri kamera. Ibintu utemere ubundi gukora iyobokamana muri iki gihugu bisaba kuba uturuka mu muryango wemewe, waherewe ububasha bwo kubikora. Ibindi abantu byinshi barimo gukora nabyo bikeneye gukurikiranwa mu rwego rw'amategeko, kuko ntabwo u Rwanda uregera aho kuba u Rwanda kubera ko umuntu yagiye kuri YouTube. U Rwanda rugengwa n'amategeko, kandi ngira ngo mwaranamaze kubibona n'abandi bamaze gukorera ibindi byaha kuri YouTube barakurikirana. Nabo rero niba hakorera ibyaha bagakora ibyo bitemewe, amategeko azubahirizwa nk'uko bikwiye. Murakoze cyane. Nitwa Musenyeri Manase Gahima, ndi umwepiskopi wa ARDC ya Gahima.
atwera mu tubwire mu by'ukuri ikintu bijyanye n'amashuri mu matorero leta y'ibisaba ese mubona gikwiye bo kirakwiye tuvugisha kuri abantu baretse amarangamutima yabo ko babitekereza ko kirakwiye ko twaragisobanukiwe ntabwo byaje bitunguranye RGB yarabidusobanuriye kandi intego yabyo irumvikana abapastori abayobozi b'amadini n'abatorero batandukanye bakorana n'abantu benshi igihugu cyacu kirimo kiratera imbere abanyarwanda barajijutse bikeneye rero ko ugira icyo ababwira ibyo ari byose ababwira afite urwego nawe ariho kuko umuyobozi w'itorero burya aba ari umuyobozi usibye no kuvuga ijambo ry'Imana n'indi mirimo yose dushinzwe kuyikora kugira ngo duteze abantu dushinzwe kuyobora imbere rero bikenera urwego rw'imyumvire n'imitekerereze muravuze mu kirakwiye ko se cyane nashoboka mukurikije dore mwe muhagarariye wenda ariko ku rwego rw'iriya ntara mukurikije abo amadini ahari nuko akora n'abantu bafite birashoboka mu myaka 5 tumaze tubitegura ni urugendo tumazemo iminsi hari abamaze kuba qualified hari abakiri mu mashuri birumvikana rero n'urugendo rugikomeza birumvikana igihe kirageze kugira ngo bishyirwe mu bikorwa hari aho bizagorana ariko ni urwego rudufashije natwe ubwacu gukanguka kubera ko abantu benshi bamaze kubona impamyabumenyi zikenewe rwose bishoboka ko hari abantu batari bakageze kuri urwo rwego ku buryo bajya muri kaminuza mu myaka 5 bakaba bararangije hari abakiri mu mashuri birumvikana ese ni ngombwa ngo wa wundi yige wa wundi wayoboraga ntashobora no kugira umusigariraho ibyo ntabwo byemewe bigaga n'ubusanzwe bwose bigaga nabo basigariraho bari imirimo yakomezaga nubwo bigaga ariko no kuvuga ngo wenda arega hari abari bari mu myanya batageze ku rwego rwo kujya muri kaminuza icyo gihe hari abasubiye hasi batangira kwiga kugira ngo bubahirize ibisabwa bajye muri kaminuza ko no kujya muri kaminuza burya hari urwego bisaba ugomba kuba warangije senior 6 ugomba kuba ufite amasomo watsinze principal passes ebyiri zikenerwa na kaminuza hari aho bitashobokaga kandi bakeneye umurimo basubira hasi batangira bushyashya barazamuka baracyari muri kaminuza batwibwira ko bari bashaka diplome za theology uko ni ijambo ry'Imana none se theology kugira ngo upfa kuyiga nabwo hari ibisabwa muri kaminuza arega kaminuza theology ni faculty nk'izindi zose hari bisabwa bigomba kubahirizwa ikigaragara nuko hari abantu bashobora kuba barize theology ariko bazagomba n'amabwiriza asabwa na HEC icyo cyo ntigishobora none se yajya muri kaminuza adaqualifyinga ntibishoboka ntabwo yakwiga theology adaqualifyinga kujya muri kaminuza ujya muri kaminuza usabwa ibisabwa nibwo kaminuza ikwemerera kwiga ariko umuhamagaro no kuri qualified reka iyo myumvire ikwiye no guhinduka umuhamagaro kuki se hahamagarwa udafite ubushobozi kuki use uwahamagawe ntabwo yakwiyongera se mu bushobozi nabwo akagira nibura akagira urwego agira rufasha abantu ariko umuhamagaro urubakwa none se umuntu ufite lisansi kuki akenera kujya kuri maîtrise kuki akenera kuri doctora umuntu agenda azamuka mu myumvire mu mitekerereze kandi uko urushaho kuba usobanutse mu myumvire niko urushaho gufasha n'abantu ariko ibyo twigisha twebwe buri itorero ryigisha ibijyanye n'iterambere riri holistic ariko muvuze n'ijambo ry'Imana turi mu matorero n'amadini aravuga bati Imana ihamagara ushaka igendeye kuri condition iyo ni imyumvire igomba guhinduka reka amabwire igihugu cyacu uko cyari kisiko kiri ibihe birahinduka n'imitekerereze n'imikorere nabyo bigomba guhinduka rwose nibyo n'ijambo ry'Imana se rigahinduka ijambo ry'Imana uzi ibyo bita contextualization muri theology n'imyigishirize n'ibyo wigisha nabwo muri context ugomba kuzirikana context urimo bijyana n'igihe none ko bavuga bati Yesu yayoboye isi atarize reka nkubwire iyo ni imitekerereze itari yo uwo nushaka kudefanda urwego ariho rw'imitekerereze n'imyumvire ariko se bimera ko Yesu atari yarize inde ari we soko y'ubwenge niwe soko y'ubwenge bwose oya nyine ni mugire cyo musobanura ko abantu bavuga ngo kubwiriza ijambo ry'Imana
kuyobora abantu b'Imana ntabwo bigombera amashuri. Urashaka ko mugabo kwega ntacyo bimaze urwego none se umunyamategeko yaca imanza nangwa yadefanda imanza atarize amategeko. None se ko kuki tutagomba kwiga ngo tumenye n'ibyo twigisha? Murafite ihuriro rero mugiye gufashanya iki kugira ngo mu by'ukuri abatujuje ibyo RGB bisabwa babyuzuze kandi babikunze atari itegeko? Bibiliya iravuga ngo icyuma gityaza ikindi cyuma. Ubundi akamaro ka RIC ni ukugira ngo duhure twunganirane twungurana ibitekerezo dufatanye tuzamurane n'ibyo byose tuzagerageza kubyunganiranamo kandi bizagerwaho pe. Ni urugendo RGB yadufashije n'ubu aracyadufasha rero tuzakomeza kandi ntekereza ko bizagerwaho kandi nibigerwaho bizafasha abantu bacu. Ese ubona impungenge zihari iyo umuntu ayobora abantu bize atari ni ikibazo gikomeye. None se umuntu watanga icyo afite watanga icyo udafite se? Aho niho challenge zira. Iyo umuntu atize aba yumva ko ibyo agomba kuvuga abantu bagomba kubyumva, niyo bidafite sense nyayo aba yumva ko bagomba kubyumva, bikamuzana complex tariyo, ugasanga imikoranire iranze, ugasanga ibintu biranze. Ni byiza bazamuka mu rwego n'abantu bakumva ko ibyo avuga abivugana authority y'ijambo. Ese mu bibazo biri mu matorero uyu munsi nubwo hari byiza ariko harimo n'ibibazo twese tuzi bifitanye isano no kuba yarakunze kuburwa n'abantu rimwe na rimwe batize. Ntabwo ngiye gucira urubanza abantu, buri muntu wese afite uko ateye, ariko natwe biratubangamira iyo ubona abantu umuntu ahaguruka akavuga ati ubutunzi ufite mufiteho ubushobozi kuko ugomba kuntunga kuri umushumba, amaturo yawe niyo nkoramo ibi niyo nkoramo ibi niyo nkoramo ibi. Ntabwo yariyo iyo meaning y'amaturo, ntabwo ni ya myumvire bifite urwego iriho abantu bagafata ibintu ko bitari, ugasanga barabitesha n'agaciro n'ibikwiye kugira agaciro kayo. Gatunga imodoka umushumba wawe atayigera. Reka nkubwire, njye se kuki nakorera ibyanjye nkibeshaho natuzwe n'abandi? Umukozi w'Imana. Aya ntabwo ari byo nawe ndegera ibyo ngibyo. Reka nkubwire, nawe urashaka kubaza nk'aba bandi batize turiho tuvuga. Igihe turimo umuntu wese agomba kubaho akibeshaho, n'ugomba kugira ibyo atanga abitangaza impamvu agomba kubitanga. It's not my right to depend on you. It's not. It's your right to depend on yourself. It's your right kumva ko niba hari icyo ugomba kumfasha, niba ndi umukozi w'Imana da hari ibyo nakoze bikwiriye, it's your right kubikora bivuye muri wowe, atari uko urobliged ngo kubera ko mbivuze. Ntabwo ari ibyo. Imana ibavugisha. Tubasabe twibwire. Nitwa Shehe Alhaji Ruhurambuga Hussein, nkaba ndi umuyobozi imamu w'abayisilamu mu karere ka Nyagatare. Tukaba nkaba ndi na visi perezida wa kabiri wa RIC ku rwego rw'akarere ka Nyagatare. Ibi biganiro mukoze ku nshuro ya mbere byakiriye gute mu rwego rwa RIC? Ni ukuri iyi nama, ibi biganiro biduhurije hano kuri Serena Hotel byongeye kudukangura kandi bije mu gihe gikwiye, kubera ko urebye RIC yatangiye cyangwa twayinjiyemo mu bihe bitari byoroshye, byari muri ibi bihe bya corona. Akaba ariyo nama ya mbere rero ishoboye kuduhuza, tukaba twashimira cyane urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB hamwe n'ubuyobozi bwacu budukuriye bwa RIC ku rwego rw'igihugu. Batugiriye neza rero guhura kwacu, kongera kwibukiranya ku nshingano, ku mikorere, imikoranire ya RIC ko dushobora gukora, cyane ko RIC ubona ko iri ku rwego rw'imirenge, akarere n'urwego rw'intara ndetse n'urwego rw'igihugu. Iyi nama rero akaba tubona neza ko ari ingenzi. Tukaba dushimiye cyane ubuyobozi bwa RGB bwongeye bushoboye kuduhuza bwa mbere, kandi akaba twiteguye kumanukana ingamba kugira ngo nk'uko mwakomeje kubyumva
hakomeje kugaragazwa rike nta bushobozi iragira, ariko ubushobozi n'ubundi buri muri twebwe. Tukaba rero ubwo tugiye gusubira mu turere twakomotsemo, tugiye kongera guhura nka komite ya RIC ndetse no kumanuka kwegera inzego zashyizweho ku rwego rw'imirenge, kugira ngo ko turebe icyerekezo uko dukwiriye gukora, uko dukwiriye gufasha igihugu cyacu, ko buriya ntabwo ari twe tuba twifasha, no kwifasha dufasha n'igihugu cyacu. Mucyo RGB basaba harimo ibintu by'amashuri. Nabyumvishe. Iki kintu wowe wacyakiriye? Iki kintu cy'amashuri buriya twebwe iyo tugarutse iwacu mu Kisilamu, n'ubundi hari imvugo z'intumwa y'Imana yatwigije tubwira ngo ilmu qabla al-amal, icya mbere ubumenyi mbere yo kujya gukora. Rero ibi ni ngombwa kandi koko birakwiye, ngira ngo n'inzego z'igihugu niko zagiye ziyubaka, twagiye tunabibona kenshi za reforme zagiye zibaho, abayobozi bikaba ngombwa bakagaruka bakajya mu ishuri bakiga kugira ngo ugere kuri capacity, ugere ku bushobozi koko. Uyereka ngo utambaye nta nubwo yakora mu mufuka, niko bimeze. Ibi nibyo mumaze imyaka 5 RGB basabye iki kintu. Yego. N'Inyagatare bimeze gute mu madini n'amatorero? Madini n'amatorero, okay, kuvaho byavugiwe hari abagiye batera intambwe, abantu bagaruka mu ishuri bariga, hari abashoboye gusoza, hari n'abafite naho bageze. Ariko mpamya neza ko hari n'abatarabishoboye. Abo batabishoboye wenda kubera ko kujya kwiga, ntabwo umuntu atekereza kujya kwiga gusa isamine rivale, ushobora gusanga umuryango ugusaba byinshi, hari abatarabishoboye kubera impamvu zabo zitabaturutseho. Wenda nanavuga ko hari n'abagize n'ubunebwe, ariko hari n'abateye intambwe kandi bigaragara ko uko bizagenda gutese bazaharira abandi, uko byagenda uko ari bwo kose, n'ibitaba inyana bigomba kuba ikimasa, nta kundi byagenda. Buriya abatarabishoboye bazahigamira abandi, ariko buriya hari uko byagenda uko ariko kose, kuba igihugu cyarabisabye hakaba hashize imyaka 5, uko byagenda bigomba kujya mu bikorwa. Abakristo n'abizera bo mu madini atandukanye bo ntacyo bibatwaye, mwabiganiriyeho bo babundi babifata? Okay, uko byagenda uko ariko kose, umuntu ushobora kugira amarangamutima yo kumva ko ibi hari n'impamvu bitagombye no kugorana, ntabwo ari ibintu bizasaba ngo kubanza abantu bajye kwiga, ko ntiturabona executive w'umurenge waje wize primaire. Ibyo niba igihugu kibikora bigashoboka byoroshye bikomeye, ndumva nta umuntu byatera ikibazo yabana afite ikibazo cy'imyumvire. Ese nka shehe urayi kuba bituje amashuri, yego, wakwemera ko umwana wawe cyangwa umwana w'umuturanyi wawe agusimbura gutyo gusa ukurikije aho ibihe byiza? Ngereranije naho tuvuye naho tugeze n'imyumvire turiho, ni ikintu cyoroshye cyane ko hashobora kuza rwose niba hasabwa umuntu kuba afite lisansi muri ibi, kubyakirana ubwuzu n'umutima mwiza, ahubwo njye mbona ni izindi mbaraga. Icyo gihe ashobora kuza rwose nkamwakira, ahubwo nkamwereka inzira naciyemo, ibyo nagezeho, nkaba uwa mbere mu kumufasha rwose, kugira ngo ubwo twubake ibintu bikomeye kurushaho. Nta kibazo kirimo. Yego. Ahubwo umuntu yayishimira ko buriya uretse imyumvire abantu bagira, haramutse haje umuntu ufite ubushobozi buruta ubwanjye, burya nanjye nshobora kumwigiraho byiza kandi byinshi. Ntabwo rero bikwiriye kuba ari igikuba, igihugu kirageze kandi numva ari byiza gihe. Murakoze namwe. Murakoze. Nk'uko mubizi, amatorero, amadini, Kiliziya Gatolika
mu madini we tuba tuvugamo na Islam. Twese dufite ikintu gikomeye tugomba gukora, uko leta ibitwibutsa, uko RGB nabitwibukije, gutuma ba bantu bigisha bakigisha ibijyanye n'ukwemera, baba abantu bashoboye, baba abantu babifitiye ubumenyi buhagije. Nicyo nyine leta yasabye. Buriya rero ikintu cya mbere tuzakora ni ukumvikana hagati yacu, wa wundi utabishoboye, udafite ubumenyi buhagije, agakora ibireshya n'ubumenyi afite. Baduhaye n'urugero uko byagenze n'ahandi, no muri ADP n'ahandi baduhaye urugero. Umuntu nakore ibireshya n'ubumenyi afite. Ubwo rero leta yaduhaye aho tugomba kuba tugeze, lisansi aha, doctora se cyangwa ahandi. Ni byiza ko natwe ubwacu tugerageza kubikora. Noneho haba ibibazo wenda byo kuvuga ngo ubu ngubu nta bushobozi dufite, by'abantu bakazaba babireba, bikaza ari ikibazo kije mu matorero yose n'amadini, tuvuga tuti nta bushobozi dufite. Ariko icya mbere nk'uko umuyobozi CEO wa RGB yatwibukije, icya mbere ni ugukora icyo leta isaba kandi ni cyiza. Hari ikindi cyavuzwe kijyanye n'ibyemezo bifatirwa ku nzego z'ibanze, nacyo cyavuzwe bikaba byatuma nk'insengero zifunga. Ese iyi nama ibonye igisubizo cyangwa hari icyo mugisaba RGB ko yabakorera ubuvugizi? Biriya nk'uko mubizi, kugira ngo leta ifunge insengero aho ariho hose, iteka biva hari gahunda ya leta igaragara, ibyo tugomba kuba dufite, ibyo tugomba kuba twujuje mu nsengero zacu. Iyo rero tutabishoboye, ni ukuvuga yuko haba hari ikibazo. Ubu rero insengero niba barazifunze, ese byatewe n'iki? Ikibazo kiravuga ngo kuzifunga mutamenyeshejwe, bava ku nzego z'ibanze bitunguranye. Nicyo nagira ngo ngereho. Ubu ngubu rero iyi nama icyo yasabye ni uko tuzajya tubanza tukaganira, tukavugana, noneho bakatubwira bati mwebwe rero izi nsengero ntabwo zujuje ibyangombwa, tugiye kuzifunga. Wenda tukavuga tuti tubabarire, tubanze turebe, wenda mu kwezi bizaba byatunganye. Ni inzira urebye twayumvikanyeho, ndakeka ko ari inzira nziza. Hari n'amasezerano hagati y'ibigo by'amashuri dufatanya n'amadini gucunga kugira ngo kize gatolika na menshi. Nibihe byato birimo bituma aya masezerano adasinywa? Si ikibazo cyangwa niyubahiriza, ikibazo kiri ku madini, ikibazo kiri kuri leta. Byagenze gute ko aya masezerano uzi ko amaze iminsi? Bimaze igihe kirekire, ariko ubu noneho draft yarangiye, tugiye kubisinya. Ndakeka yuko mu minsi itaha bizaba byatunganye. Draft yararangiye, narayibonye, narayisomye, kuko leta yarabikoze, twaraganiriye, hanyuma leta ikora draft irayiduha. Ubu muri iyi minsi, mu minsi itaha byagombye kuva mu nzira. Aha n'ikibazo cy'uko amadini asanzwe atanga abayobozi b'ibigo, leta yumvaga bitaba gutyo buri gihe. Wemekanye iki? Ni ibyo nyine navugaga by'ukumvikana. Ni ukuvuga hari abo leta izajya itanga, hari abo amadini azajya atanga, ariko noneho byemewe n'amasezerano nyine, byemewe na convention. Ariko noneho ku buhe buryo? Niba bavuga bati nimuzane abantu batatu, hanyuma dutoranye umwe, tumenye yuko bikorwa koko, bagatoranya umwe. Cyangwa se bakavuga bati mwebwe mutubwire ibyo mushaka cyangwa ibyo mubona, ariko mutureke aba ari twe tubikora. Nabyo bigakorwa, kuko hari amategeko buriya abiri ahurirana.
ibintu bibiri bigaragara bihurirana by'ingorane. Kimwe ni uko niba uvuze yuko ishuri ari gatolika, ntabwo diregiteri azaba uw'irindi idini, ukurikiyeho ngo abe uw'irindi idini, w'amafaranga tuvuge umutungo, mbese ibintu byose ari abandi bandi batari abagatolika. Niba ari ishuri tuvuge ry'ababikira, ntabwo uzashyiramo yewe n'abapadiri, kereka bavanyemo abo babikira. Ibyo leta irabyemera, nta kibazo kuri byo. Naho tugeze twaganiraga ubu ngubu ni ukuvuga ngo bon, abantu bita kuri disipurine mu bana niho twari tugeze, tutumvikanaga. Yewe n'abamafaranga donc ba intendant nabo twasaga n'abatarabyemeranyaho neza, ariko biri mu nzira nziza. Abadiregiteri byararangiye, niba ari ishuri rya Kiliziya Gatolika bemera yuko, niba ari ishuri ry'abaporoso bemera yuko dutanga abakandida, cyangwa ndetse ukaba wavuga uti uyu nguyu niwe mbona ameze neza nk'ishuri ry'ababikira, naho ubundi ntabwo ryaba rikibaye iryabo. gato musenyeri hari bariya babwiriza ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe baba batabarizwa mu matora cyangwa babarizwa muri leta, mugiye guhangana mu by'ukuri nabo cyangwa se mugiye gukora iki? Ntabwo twebwe duhangana, ni ukubabwira bo nibaze tujye hamwe tuganire, kuko ntabwo tubona impamvu bataza. Kuki bataza? Cyangwa ni uko bakorana n'abantu batemewe n'amategeko. Noneho abarimo ntibemerwe n'amategeko, abwire buri torero ryabo bagende baje muri RGB, amategeko abemere, hanyuma baze tubane. Nabundi twebwe umurimo wacu wa mbere si uguhangana nabo, ni ukubabwira niba ubungubu imaze ku RGB yabyemeye yuko ibintu byose binyura muri ziriya za umbrella, kandi twebwe muri leta, kandi twebwe turumva nta kibazo dufite cyo kwakira abandi. Biriya bakora hari icyo bibangamiraho se ubundi? Bifite icyo bitubangamiraho cyane. Icya mbere ni abantu bakora ku buryo utamenya bakoramo. Icya kabiri usanga banavuga rimwe na rimwe n'ibintu bidahuje n'ukuri, kuko baragenda bakigisha uko babonye, bakavuga uko babonye. Icya gatatu rero hari n'amakimbirane atagira ingano muri bo, no kuvuga yuko hagati yabo kubabwira uti nimwumvikane, ntibikunda. Sinshaka gutanga ingero, ariko hari amakimbirane akomeye hagati yabo, uburyo noneho aho kugira ngo rya dini, rya torero, rya Kiliziya se ndeke kubivuga wenda no ku bandi, aho kugira ngo ba bantu ube wavuga uti aba bantu koko baratwereka urukundo kuko babanye, ari abantu barwana, hari abantu no kureba imitungo yabo akenshi n'ibyo bapfa, ugasanga ari cyo kintu cyabaye ikibazo cya mbere, aho kugira ngo barebe yewe mfite icyo nigisha, hari icyo nshaka kubwira abantu kijyanye n'ubutumwa mfite nahawe n'Imana. Noneho rero uretse gatoya, noneho rero ubwo mfite icyo nigisha, ndashaka abantu babwira icyo Imana ibasaba, icyo Imana yifuza. Mu madini hari inyigisho bakomoramo biriya bamwe na bamwe, so ko umuntu wese wamenye Imana ashobora kuyibwira abandi, ariko bigaragara ko amadini kubw'uko ataba yatanze imirongo myiza y'uburyo bigomba gukorwamo, ariyo mpamvu kuri social media bigenda bikora. Ese nkarike hari proposal, hari uburyo muteganya kuzafasha noneho amadini guha umurongo abakristo bayo, akamenya ngo ngiye kubikora ariko ndi mu makosa, afite umurongo by'ukuri wemeranyijweho? Nkarike ibyo ngibyo tuzanabivuganaho, kuko buriya icya mbere nk'uko mwabibonye hariya, twese tugengwa n'amategeko y'igihugu. Amategeko agenga Kiliziya Gatolika tuvuge twarayatanze muri RGB arazwi. Amategeko agenga abayisilamu barayatanzwe arazwi. Ayagenga itorero iryo ari ryo ryose arazwi.
iyo rero ya mategeko yawe atazwi ni ukuvuga yuko ukora nyine ku buryo butagaragara muri clandestinity. Twebwe rero ikintu tuzabafasha, icyo dufasha abo bantu mbere na mbere ni ukuvuga ngo mwebwe rwose mujye ku murongo, ibyo muvuga ibyo mwigisha byerekane bituruka hehe, muri Bibiliya, mu mategeko mufite, muri iki n'iki.